Yes, reka nongere nizere kumeze neza. Manza ukurikire kano ka video nze ngusobanurira ibyako mu minota mike cyane. Nizere ko umeze neza rirahuye hose, nawe utameze neza ihangane, mu buzima bibaho. Mubwira ati niba wahisemo channel yacu kanda subscribe, wahisemo ikinyamakuru nyacyo kizakikugezaho amakuru step by step, gatanu kuri gatanu. Turi nona isaha 4:25, turi mu mujyi wa Kigali, ni isaha y'ijoro, aho nakubwira ko u Rwanda rumaze kwizihiza igikorwa cyo kwibohora. None ahangaha ubu tuvugana isaha 4:25, bikaba bibereye hano muri stade Amahoro ya Remera. Akaba ari igikorwa cyateguwe na leta, akaba ari igikorwa cyaherukaga mbere ya COVID-19, akaba ari ibintu bitunguye abantu benshi cyane nyine, dore ko nta n'ibyo abenshi bari biteguye, benshi bumvaga ko bitanashoboka. Akaba ari igikorwa rero kibaye nonaha, akamwe barashe bizihiza umwaka nyine, umunsi wo kwibohora. Murabizi ko ari bisanzwe buri tariki 7, buri tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi buri mwaka bari umunsi wo kwibohora. Ni nk'uko bisanzwe mbese nyine hataraza kino cyorezo cya covid nini ko byagendaga, ariko nyine kuva covid yatangira byari bitarongera kuba byongeye gutangira. None ahangaha guhaye ikaze rero kuri channel yanjye, niba aribwo bwa mbere kanda subscribe, share, like and comment, tugire n'ukuntu wabonye ikinyamakuru cyacu, cyangwa se nitwakorera ibintu byiza cyane byumvikana. Nguhani ikaze, turabakunda cyane. Nta kindi tubereyeho abanyarwanda ni ukubagezaho ibigenda bivugirwa hirya no hino mu mujyi wa Kigali, ndetse hanze y'imijyi ya Kigali no hanze y'u Rwanda, ku isi yose, muri Afurika hose turahabaye. Mbere y'uko nkugezaho byinshi kuri iki kinyamakuru cyane ngiye kuba, ndamanza nkakubwira platform zanjye nkoresha: Instagram, Twitter, Facebook na TikTok, hose ni Alan TV Show. Wajyaho ukadufollowinga, hose tugenda ducisha amakuru yacu uburyo burambuye. Imwe mu mihanda ya Kigali yegereye ahabereye iki gikorwa cyo gusoza umunsi wo kwibohora, umuhanda navuga nka Kimironko, Remera werekeza mu mujyi downtown ndetse na Nyabugogo, basaga imodoka abashoferi bavuyemo barimo bafata amashusho, dore ko bari n'amasaha benshi baba barimo bitegura ariko bava mu kazi. Hamwe basaba barimo bafata amashusho bahagaze ku mihanda bafata amashusho, bigaragara mbese ko babyishimiye hamwe n'u Rwanda igikorwa kiri kubera muri aka kanya, ndetse kikaba cyashimishije abantu batari bake. Hamwe benshi bateraga impundu cyane pe, bati bitwabiherukaga nyuma, ati bitwabiherukaga mbere ya covid, ari nabyo byatanze icyizere ko covid ishobora kuba nayo igiye kuba yarangira burundu, tugasigara nta mpungenge ya covid. Ubwo twatangiye kugera ku bintu nk'ibi, deni nyine bamwe mu bari hafi yaho icyo gikorwa cyabereye ari ababashe guhura n'ihahamuka bitewe n'uko batari babizi, batari banabiteguwe. Nyine ni ukuvuga byavuga cyane, byari bifite urusaku ruvuga cyane, ariko nyine babashije kubasobanurira babumvisha buryo ki ntabikanganya. Hariho abari batangiye kwimagina yuko Kongo ishobora kuba yabifasha umujyi wa Kigali mu minota 10 cyangwa se 5.
ni impungenge zari zibaye ku bari bari aho hafi. Reka nsoze ngushimira kuba niba nawe wumvishije kino kiganiro cyacu. Nta nkunga yindi tugusaba ni ugukora subscribe, ukazogera ukagira n'ama notification ko twauploadinze, ubisangiza n'inshuti yawe, dore ko bamwe mu benshi baba batazi umuhango wo kwibohora icyo bisobanuye, aho nzabateguriye iyindi nkuru isobanuye ibijyanye no kwibohora. Murakoze cyane, turabashimiye.